Yes, ndabasuje nizeye ko aho mpereye mumeze neza. Ni inkuru mu by'ukuri idasanzwe. Ni inkuru abantu benshi kugenda bavuga ati ibi bintu ni bimwe mu bitangaza Imana mu by'ukuri ikora by'umwihariko ibinyujije mu nyamaswa. Mu by'ukuri ngiye kubagezaho inkuru mbarankuru ijyanye n'ubutabera yerekana uko umuntu ashobora kurokoka mu by'ukuri kandi bitari mu byo yatekerezaga. Mu by'ukuri ni inkuru aho mu by'ukuri imbwa yakijije uwari wakatiwe icyaha cy'urupfu. Ibi bintu ntabwo bisanzwe, wakwibaza ngo byagenze bite. Icyo musabye ni ugukora subscribe kugira ngo tujye turushaho kubana mu nkuru zigiye zitandukanye. Pierre mu by'ukuri bamuzaniye imbwa yitwa Hugo mbere y'uko ajyanwa mu cyumba cy'urupfu kuko yari yakatiwe icyaha cyo gupfa. Muri gereza imwe yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari umugabo wari warakatiwe urwo gupfa ashinjwa icyaha atakoze cyo kwica umuntu. Ni icyaha yageretsweho n'abayobozi b'ikigo yakoreraga cy'ubwubatsi nyuma yo gutahura impapuro z'abashyiraga mu majwi hamwe n'abayobozi b'ibanze bari baramuzanyemo ruswa ariko akabyanga. Aho iyo bitaza kuba aho imbwa ye Hugo, Pierre yari agiye gushyirwa ku ntebe y'abashinjacyaha se y'amashanyarazi nka bumwe mu buryo bwakoreshwaga kera bwo kwica umufungwa wakatiwe igihano cyo kwicwa. Pierre yari afungiye aha wenyine. Muri icyo gitondo kibanziriza umunsi Pierre yagombaga kwicirwaho muri gereza hari imbeho nyinshi nta n'inyoni itamba. Pierre agiye kumva yumva intambwe zigenda mu kirongozi ziza zigana mu cyumba yabagamo. Ubuzima bwe bwari bugiye kurangiriraho. Ndagira ngo ukurikirane iyi nkuru witonze wumve se byagenze gute, byarangiye gute, wumve uko ibitangaza by'Imana bikora. Ntusaba gukora subscribe kugira ngo tujye turushaho kubana mu nkuru n'ibiganiro bigiye bitandukanye. Akimara kumva rero mu by'ukuri iyo nkuru, akimara kumva mu gihogere bumva amajwi y'inkweto n'ibirenge bikandagira biza bigana mu cyumba yari arimo. Ibyo akimara kubyumva nyuma yo guhamwa n'ibyaha atari yakoze, Pierre bari baje kumuha amahirwe ya nyuma yo kuvuga icyifuzo cye mbere yo kwicwa. Ariko icyatunguye abayobozi ba gereza nuko icyifuzo cye cya nyuma kitarebaga umuryango we, kitarebaga inshuti ze, yewe habe no gusaba imbabazi. Cyarebaga imbwa ye yitwaga Hugo yari imaze imyaka 5 atabona. Iyo mbwa ye Hugo ntabwo yari imbwa ibonetse yose, ni rwo rwibutso rwonyine Pierre yari asigaranye rwamwibutsaga igihe ubuzima bwe bwari bufite igisobanuro n'ubwigenge. Urukiko, itangazamakuru yewe n'umuryango we bwite bari baratereranye, ariko imbwa ye Hugo ntiyigeze itezuka gutegereza Pierre nubwo isi yose yari yaramuteye umugongo. Yakomeje agira ati nta kindi nifuza usibye kubona Hugo imbwa yanjye nyuma nkayibona bwa nyuma. uwo ari Pierre mu ijwi risaraye ariko ryihagazeho.
ubwo abacungagereza bararebana birabashobera, bibaza icyifuzo Hugo yifuje nk'umuntu ufite umuryango, ufite inshuti, ufite n'abandi ashobora kwifuza kubonana nawe, ariko agahitamo kwibonera imbwa ye Hugo. Wakwibaza ngo byaje kugenda gute? Niyo mpamvu nanjye ndi hano kugira ngo ugezeho inkuru yose, wumve ibitangaza Imana ikora ibinyujije mu nyamaswa cyangwa mu bindi bintu. Icyifuzo nk'icyo nticyari gisanzwe, ariko kubera agahinda kari mu maso ya Pierre, umuyobozi wa gereza yarabimwemereye. Pierre yashakaga kureba imbwa ye bwa nyuma. Uwo munsi bahise bamuzanira Hugo imbwa ye, bayishyira mu mbuga ya gereza. Ni imbwa yo mu bwoko bita Labrador, zirangwa no kugira uruhu rwiza n'ubwoya bunoze kandi bukeye cyane, ukaba wagira ngo iri ahantu hari urumuri. Ikibunda cyari kibuditse, abacungagereza bifubitse, ariko Hugo ihageze bose barasusurutse. Hugo imbwa ya Pierre ibonye shebuja yahise imusanga yiruka cyane, irabimusimbukira kubera urukumbuzi bombi bari bafitanye. Pierre nawe arayihobera cyane, amarira amutemba mu maso, amatama yuzura amarira ashoka avuye mu maso. Abacungagereza nta n'umwe wakomaga. Biragaragara ko ako kanya hagati y'imbwa Hugo ndetse na sebuja Pierre cyari ikintu kidasanzwe, atari kuri bo gusa ahubwo no ku babarebaga bose. Igihe Pierre yari yagaza imbwa ye, yumvise akantu gafunze ku runigi rwayo. Agiye kureba asanga ni akabahasha gato. Umutima uramusimbuka, aribaza ati ese aka ni agaki? Ninde wakohereje? Kubera iki ari bwo babikoze? Mbere ya byose se bisobanuye iki? Murumva ko Pierre we yaraguhobera imbwa ye, yumva akabahasha kari mu by'ukuri ku mbwa ye, ku runigi ruri ku mbwa ye. Arebye aribaza ati ese aka kabasha kari mwiki? Ninde wakohereje? Ninde wagashyizeho? Wakwibaza ngo ako kabasha kari kanditseho iki? Icyo musaba no gukora subscribe kugira ngo tujye turushaho kubana, ukomeza gukurikirana n'iyi nkuru uko byagenze. Ibyari biri muri ako kabahasha byari bigiye guhindura ibintu byose. Pierre atangira kudagadwa, afungura akabahasha, ibiganza birimo gutitira. Abacungagereza nabo bamuhanze amaso. Amaze gufungura asangamo agapapuro kanditseho ngo waragambaniwe. Ukuri kwihishe mu nzu iri ku musozi, wicika intege, umutima wa Pierre usimbukira hejuru. Nongere nsubiremo. Amaze gufungura akabahasha yasanze kanditseho ngo waragambaniwe. Ukuri guhishe mu nzu iri ku musozi, wicika intege, umutima wa Pierre urasimbukira hejuru. On voit piège, la vertila, il a raisé ou colline number 12 passe. Niyo magambo yari yanditseho ku ibahasha. Ako kandiko kari aka Sofia, umukobwa bigeze gukundana akaza kuburirwa irengero mbere gato y'ifungwa rya Pierre. Hari hashize imyaka myinshi atekereza ko Sofia yatewe ubwoba ngo atazagira icyo avuga, kuko yari azi byinshi ku bibazo no ku kibazo cyatumye Pierre afungwa.
umuyobozi w'abacungagereza Michel abonye ko Pierre ahindutse niko kumwegera amubaza ati nibiki habaye iki. Mu gihe abandi bacungagereza bareberaga banarebana amakenga, Pierre ahita abika ka gapapuro mu mufuka arasubiza ati ntacyo, ni akantu kanyibukije ibihe bya kera. Agerageza kwerekana ko nta cyabaye. Michel abanza kumukemanga ariko yanga guhatiriza. Yari yarabonye uko abafungwa benshi baba bamerewe iyo buri buke bajya kwicwa. Yari azi ko ibihe nk'ibyo biba bitoroshye. Hagati ariko imbwa ya Pierre Hugo yahise itangira guhuma mu ijwi rituje, isa nkaho yumvise ikintu kidasanzwe. Naho Pierre we yarimo kurwana n'amarangamutima yibaza ibibaye. Yari azi neza ko nta gihe yari asigaranye, kandi ako kandika niyo nzira yonyine yari abonye yo kumutabara. Ubwo Pierre atangira kwibaza uko azabigenza ngo atangire iperereza ku ruhande rwe, kandi ari muri gereza n'igihe gito gisigaye kugira ngo yicwe. Yibaza n'uzabimufashamo. Muri uwo mugoroba Pierre yahamagaye Michel uhagarariye gereza ahiherereye ngo aze baganire. Aramubwira ati nkeneye ko umfasha uvuga mu ijwi rihangayitse. Michel asa n'uzinze umunya aramusubiza ati Pierre, urabizi ko ntacyo nashobora gukora, kandi ejo niwo munsi wa nyuma kugira ngo wicwe. Byarangiye nta bujurire bugishoboka. Uwo ari Michel ushinzwe gereza ubimubwira. Wakwibaza ngo byagenze bite? Niyo mpamvu nyiri hano musaba gukora subscribe kugira ngo turusheho kubana. Nuko Pierre asubiza mu ijwi n'agahinda gakomeye ati ariko ntega amatwi, urabizi hano mpamaze imyaka 5, koko wemere ko nshobora gukora ibintu nk'ibyo banshinja? Michel amara akanya gato ntacyo avuga, nawe ntiyabyiyumvishaga. Mu gihe cyose yamaze muri gereza, Pierre yitwaye neza, yirinda kujya mu mirwano n'abandi bafungwa cyangwa guteza ibibazo, ariko kuri Michel gufasha imfungwa byashoboraga kumwirukanisha. Hashize akanya Michel abaza Pierre ati none se urifuza ko nkora iki? Pierre amwereka ka gapapuro amusaba kujyana imbwa ye Hugo ku izina ry'ahantu handitse muri bwa butumwa. Aramubwira ati ushobora gusangayo Sofia cyangwa ibimenyetso bishobora kundenganura. Michel yitegereza ka gapapuro, Hugo nayo ukabona ko isa niyamenye ubukana bw'ikibazo. Michel wari uhagarariye gereza yitsa imitima abwira Pierre ati urabizi ko ndamutse mfashwe nabura akazi kanjye? Pierre ati ndabizi, ariko nutabikora ndicwa ndengana. Nyuma y'umwanya muremure ubyibazaho, Michel yarabyemeye. Mu rukerera bose bakiryamye, asohora Hugo imbwa ya Pierre muri gereza ayijyana kuri ya nzu iri ku musozi. Ni inzu yari yaratawe, abona ko iteye ubwoba. Ubwo yasaga niyobowe n'ubwenge karemano nta kwibeshya. Bahageze Hugo itangira kumuhananura izenguruka inzu hirya no hino. Michel ayikurikira agenda ashakisha inzira n'itoroshi. Hashize akanya Hugo ihita ihagarara bitunguranye, itangira gucukura ubutaka ishishikaye. Michel agerageza ibyo yabonaga byaramutunguye cyane. Hari hatabye agasanduku gakoze mu cyuma,
yigengesereye asangamo impapuro zitandukanye, amafoto ya USB cyangwa se flash disk, byose byariho amakuru ya ruswa ashyira mu majwi abantu b'ibikomerezwa n'ibimenyetso ntakuka ko Pierre yari yaragambaniwe kugira ngo bakingire ikibaba ba nyir'ubwite. Nk'umuntu ushinzwe kubahiriza itegeko, Michel wari uhagarariye gereza yari azi neza ko ibyo bihagije kugira ngo bongere basukure urubanza. Icyo musabye ni ugukora subscribe kugira ngo tuzabane mu kiganiro cy'ubutaha. Ese byagenze bite? Ese bizarangira gute? Ese Michel nk'umuntu wari ukoze igikorwa nk'iki nyuma yo kuburanishwa byagenze bite? Ese abari bagambaniye Pierre amaherezo yabo ni ayahe? Ngira ngo mu by'ukuri ni inkuru tuzakomeza ubutaha. Icyo musaba no gukora subscribe kugira tujye turushaho kubana mu makuru agiye atandukanye ndetse no mu nkuru zigiye zitandukanye byo hirya no hino ku isi. Reka twibaze ngo igice cya kabiri kizaza kimeze gite. Ciao ciao, Imana ibarinde, turabakunda.